Yes, Safi madiba. Safi madiba ntabwo amerewe neza muri iyi minsi. Hashize iminsi agiye muri Canada, gusa yabigize ibanga rikomeye cyane kuko hari amafoto menshi yaramaze iminsi postinga location yayo akagaragaza ko ibyo bintu yabikoze ari Dar es Salaam. Abantu benshi bari bazi ko ari Dar es Salaam, ariko amakuru dukesha The-catbabalao n'abandi benshi ba hafi ba Safi madiba nuko Safi madiba ari muri Canada, kandi ari Canada yarajyanye n'umugore we Judith na Safi madiba muri minsi ntago bameranye neza pe habe namba. Bakigera muri Canada, umusore bita Safi madiba ibitangaza Judith yari yaramwijeje ko afite imitungo, yaje gusanga atari byo. Basore banjye mwitonde kabisa, mwitondera abagore bo muri iminsi. Safi madiba kimara kubona ibyo bintu nta bihari, kwihangana byaranze, ntago yamuhereje. Safi madiba stress zahise zimuzamukana, zimubana nyinshi cyane, niko kwitabaza inshuti ze za hafi, arazibaza ati umugore kamereye nabi, noneho kuri ubu yatwaye n'ibyangombwa bye. Ibyangombwa bye birimo ibimwemerera kugaruka muri Afurika cyangwa se gukora ingendo. Urumva ko umugore aramufite, nta hantu yajya. Safi madiba bitewe n'ibyo bibazo byose yari arimo, yagize atya ahura n'ikibazo cya stress, ajya kubonana na doctor kwa muganga. Baramupima basanga Safi madiba afite stress. Aho ni muri Canada. Yagiye kureba docteur wo muri quartier barimo kuri hospital ya hafi, baramupima bamusanga na stress. Ibyo byose ni ukubera Judith ntago amworoheye, ntabwo ari kumuha umutekano we. Ibi byose Judith nawe kubikora ntago ari urundi rwango, no kubera ko umu ex wa Safi madiba twese tuzi nka Parfine bakundanye kugera muri 2017. Hari screenshot cyangwa se message Judith amaze iminsi ashize hanze zigaragaza conversation cyangwa se uko Safi madiba yavuganaga na Parfine, bavuga uburyo bakumburanye. Vuga ngo igihe cyose twuzi Safi madiba na Judith ntago yigeze ahagarara kuvugana n'umukunzi we. Bagiranye ibihe byiza kera, Parfine bakajya za Dubai bakaryise, urumva ntago byarangiriraho. Ati ibintu bimeze gute rero? Yago-tv-show turahabaye, murabimenya byose. Safi madiba mu minsi 2 ishize agira atya, aravuga ati ibintu ntago nabigumana kubyehererana. Inshuti ze zamugiriye inama zo kuvuga ati rero ntubifate gutyo ngo uhagararaho gutyo, kuko byarangira bimukozeho. Umu ex we Parfine yaranditse aramubwira ati aho hantu uri nubwo utayishimiye, nubwo bari kugufata nabi, nubwo Judith akumereye nabi, wowe nubwo udafite ibyangombwa bifatiriye, afate nkaho waba uri muri gereza, hafate nkaho uri mageragere cyangwa Madrid. Safi madiba ntihaciye 2 ntihaciye 3, mu minsi 2 ishize aba yikojeje kuri polisi yo muri Canada, ayibwira ikibazo afitanye n'umugore we Judith. Ngayo nguko ntago bameranye neza, bari hafi gutandukana kabisa. Safi madiba ejo nejo bundi wakumva ngo yasubiye mu rukundo na Parfine, kuko Parfine we yarahiye ati ndakora igishoboka cyose kugira ngo nongere nigarurire Safi madiba. Kora subscribe kuri Yago-tv-show ubashe kubona amakuru yose y'ibyamamare. Turahabaye. Ciao ciao.